Ivugururamategeko igice cya 16. Pasika ni iminsi mikuru y'imigati idasembuye. Mu kwezi kwa Abibu mujye mwizihiriza Uhoraho Imana yanyu Pasika, kuko muri uko kwezi ari we yabavanye mu Misiri nijoro. Muzajya aho Uhoraho Imana yanyu azitoranyiriza ngo ahabe, mumutambire igitambo cya Pasika kivanywe mu mikumbi cyangwa mu mashyo. Ntimukarishe inyama zacyo imigati isembuye. Muzamara iminsi 7 murya imigati idasembuye yo kwibutsa umubabaro mwari mufite igihe mwavaga mu Misiri huti. Ibyo bizahora bibutsa uko mwavuye mu Misiri. Muri iyo minsi 7 muzakura umusemburo mu gihugu cyanyu cyose, kandi ntimukagire inyama z'igitambo cya Pasika muraza. Ntimuzatambira igitambo cya Pasika habonetse hose mu gihugu Uhoraho Imana yanyu azabaha guturamo, ahubwo muzajye aho Uhoraho Imana yanyu azitoranyiriza kugira ngo ahabe, muhatambire igitambo cya Pasika nimugoroba izuba rirenze, ku itariki mwaviriyeho mu Misiri. Muzotse inyama zacyo muzirira aho hantu, nibucya musubire mu mahema yanyu. Muzamara iminsi 6 murya imigati idasembuye, kuwa 7 mukoranire gusenga Uhoraho Imana yanyu, mwe kugira imirimo mukora. Umunsi mukuru w'isarura ry'ibinyampeke. Uhereye ku munsi wa mbere muzasaruraho ingano, muzaba ari ibyumweru 7, maze mujye kwizihiriza Uhoraho Imana yanyu umunsi mukuru w'isarura ry'ibinyampeke. Muzajyana amaturo y'ubushake mukurikije umusaruro Uhoraho Imana yanyu yabahaye. Muzayizihiriza aho Uhoraho Imana yanyu azitoranyiriza kugira ngo ahabe, mwishimane n'abahungu banyu n'abakobwa banyu, n'abagaragu banyu n'abaja banyu, n'Abalevi batuye muri mwe, n'abanyamahanga n'imfubyi n'abapfakazi muturanye. Muzajye mwibuka ko mwari inkorera hato mu Misiri, mukurikiza ayo mateka Uhoraho yatanze. Iminsi mikuru y'ingando. Nimumara guhunika imyaka no kwenga imizabibu, muzajye mwizihiza iminsi mikuru y'ingando mari iminsi 7, mwishimane n'abahungu banyu n'abakobwa banyu, n'abagaragu banyu n'abaja banyu, n'Abalevi n'abanyamahanga, n'imfubyi n'abapfakazi batuye muri mwe. Muzajya aho Uhoraho Imana yanyu azitoranyiriza muhama y'iyo minsi 7, mwishimira ko azaba yabahaye imisaruro myiza n'umugisha mu byo mukora byose. Uko umwaka utashye, Abisirayeli bose b'igitsina gabo bazajya bakora ingendo 3 zo kujya kuramya Uhoraho Imana yanyu aho azitoranyiriza. Bazahizihirize iminsi mikuru y'imigati idasembuye n'uwisarura ry'ibinyampeke n'iy'ingando. Ntihakagire ujya kuramya Uhoraho nta turo ajyanye. Mujye muzana amaturo mukurikije imisaruro Uhoraho Imana yanyu yabahaye. Amabwiriza yerekeye abacamanza. Mu migi yose Uhoraho Imana yanyu azabaha, muzashyiraho abacamanza n'abandi bashinzwe kubahiriza amategeko mu miryango yanyu. Bazajye baca imanza zitabera. Ntimukagoreka imanza, abantu bose mujye mubafata kimwe. Ntimukarye ruswa, kuko ihuma amaso y'abanyabwenge kandi ikagoreka abantu b'intabera. Mujye muharanira ubutabera kugira ngo mubeho kandi mwigarurire igihugu Uhoraho Imana yanyu azabaha. Amabwiriza yerekeye ibizira. Ntimukiremere ishusho ry'ikigirwamana kazashera ribajwe mu giti, kugira ngo murishinge iruhande rw'urutambiro muzamwubakiye Uhoraho Imana yanyu. Ntimugashinga inkingi z'amabuye asengwa, kuko Uhoraho Imana yanyu azanga.